Gusuje kandi ngo ikaze mukunzi ibiganiro bya Forten TV, amahoro y'Imana abane nawe mu byo urimo mu byo ukora byose. Twigarukira ku mugabo bita Aisha Speedy na tumwe mu duce twose tw'u Rwanda yagiye ageramo, muri make ko byagenze urugendo rwe uko rwari rwifashe mu cyo yise Speedy Does Africa Tour. Ubwo yageraga mu mujyi wa Kigali byari byifashe bite? Ni benshi cyane bari bategereje kumubona, ni byinshi cyane bari bamwitezeho gusura hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse no mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, kandi yarabikoze. Aisha Speedy aranezerwa cyane mu Rwanda, cyane yuko yanabyivugiye ageranyije n'ahandi yagiye agera mu bihugu bya Afurika, akavuga yuko u Rwanda ari igihugu kidasanzwe, bimwe mu bihugu yabonye, bimwe mu bihugu yagezemo cyane bya Afurika. Ndi Hero Willis, kanda kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo dukomeze kwizamukira, nukazajya ubyumva udakanze subscribe kugira ngo tubanje tubone gukomezanya neza uko bwishwe bukeye. Witwa Aisha Speedy, ngira ngo benshi muramuzi. Uyu nguyu ni umunyamerika w'umu-influencer azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, azwiho kuba ari inshuti y'abantu barimo nka Kim Kardashian, azwiho kuba ari inshuti kandi y'abantu barimo nka Infantino, uyu nguyu uyobora FIFA, azwiho kandi kuba ari inshuti y'akadasohoka witwa Cristiano Ronaldo, aho kenshi uzabona akunze kuba yambaye umwenda uriho 7 cyangwa se jezi iriho nimero 7. Ngiye ku bwanjye sindamubona n'ifoto atambaye imyenda y'ijezi, kandi aba yambaye nimero 7 bitewe n'uko akunda Cristiano Ronaldo. Tutibagiwe kandi ko ari inshuti yo bita Mr Beast, umwe rukumbi, niwe mu YouTuber wa mbere ku isi kuva isi yaremwa magingo aya ngaya. Uwo washaka wese kumukompetanisha nawe ni we number 1, nakaba ari inshuti yakadasohoka, nawe ni umunyamerika mugenzi we. Aisha Speedy rero akigera mu Rwanda yahageze ku wa gatanu nimugoroba, ubwo yari ku itariki ya 9, ubwo yahise yerekeza i Musanze aho bita mu Kinigi, nabwo biba ngombwa ko ari naharara. Bukeye bwaho yahise akomerezaho ajya gusura ingagi muri parike y'Ibirunga. Arazisura rero, amaze gusura ingagi muri parike y'Ibirunga, witwa Aisha Speedy yahise ava ahitwa Musanze yerekeza i Kigali. Akimara kugera i Kigali yerekeje aho bita kuri Club Rafiki, ubwo yahuye na bamwe mu basore batandukanye bakina imikino itandukanye, harimo nk'iyo gukurura moto 2 zirimo zigenda mu byerekezo bitandukanye. Ibingibi yabifashijwemo no bita Rutambi, ngira ngo twari twakoze ikiganiro tubivugaho. Rutambi yari yakoze akavideo yifuza yuko yazahura n'uwitwa Aisha Speedy, ngira ngo nari nabivuze rwose, mbabwira yuko bagomba guhura byanga bikunda, bigendanye na jare y'ibintu uwo bita Aisha Speedy akora, ko yabasha guhuza n'uwitwa Rutambi, ibintu bikarushaho kugenda neza. Si gusa kandi kubera ko hari n'abandi ba YouTubers, hari abandi ba content creators babaro kuri TikTok, Instagram n'izindi mbuga zitandukanye, kugira ngo bahure nawe bamwereke nabo ibikorwa bakora, kubera yuko akenshi babisa cyangwa se bijya gusa nk'ibye. Nyuma yo kuva kuri Club Rafiki rero, witwa Aisha Speedy yerekeje aho bita kuri Stade Amahoro, ku Mahoro Stadium. Ngira ngo byavuzwe saha gusa, n'ahandi hose bari babivuze ko azayobora half time y'umukino w'abagore, maze akayobora. Niko byagenze rero, yarahasesekaye yinjira muri stade ari kuri za moto bita Spiro, maze za moto za Spiro zimutambereza cyangwa zimutambagiza muri Stade Amahoro kuri red carpet, ndetse nabyinana n'itorero ryari ririmo ribyina, afatanya naryo guhamiriza no kuvuza ingoma zitandukanye, yishimira vibe yahagiriye muri uko kuvuza izo ngoma. Nyuma yaho yarahavuye yerekeza aho bita muri BK Arena, aho yagiye gukina
umukino wa basketball n'abo yahasanze, maze umwe muri timu ya iShow Speed bagendanaga ari kugerageza gushyira umupira muri file, nuko mu gakangara si muri file, nuko biba ngombwa akavunika ukuguru, baramufasha ariko birangiye bavuye kuri BK Arena berekeza kuri Zaria Court. Urumva n'ubundi ni muri same site, baracyari hano muri zino nce ziremera hafi ya Stade Amahoro. Muri Zaria Court rero bamuhaye keke ifite ishusho ye, hari benshi bari bamutegereje, arayirumagura ariko nyine kubabibonaga byari biteye ubwoba. Ifite ishusho kubonaga hariho n'umusatsi, hariho n'iki byose, amazuru, amatwi, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Uwo bita rero nagiye mabona ba star batandukanye b'abanyamakuru nashatse kugarukaho ahangaha, kandi havuye yerekeza mu ruhongore, bamufasha gukama, nyine arakama biramuryohera, bamuha n'amata baramuzimanira. Akimara kuhava bamwerekeje cyangwa se yahise afata urugendo rugana aho bita Nyamirambo, aho ruzingiye n'ubundi still yari yavuye mu duce twa Nyamijose asubirayo ajya aho bita mu Marangi mu Biryogo, aho bivuga ko yagiye muri resitora yo kwa Isa, ahitwa kwa Isa mu Biryogo, maze bamuha ibiryo birimo isombe ndetse tutibagiwe ko bamuha ipirawu, bamukubita icyitwa ubugari boro ubugari, maze bamuhereza n'icyitwa boroshete ararya. Arishima bya hatari, ubona ko yuko yarishimiye akantu kitwa isombe n'agapirawu bya hatari. Kandi hano mu Biryogo ni bamwe mu bantu bazi kubikora neza ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo, n'ujya ubivuga ibyo ujye ubibarekera ko ni ibintu byabo. Akiri hano rero ahitwa mu Marangi mu Biryogo, aho bita kwa Isa, nibwo yaje guhura n'umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga, bamwita Osimarito, muramuzi cyane, mujya mumukurikira. Uyu nguyu hari umukino bakinnye wo kumva ni intege, umwe nyine yicara hakurya ya table undi akicara hakuno, nuko mugahana umukono mukazajya mupezanya musa nk'abagusha hasi. Ibingibi babyitwara neza, aranawutsinda. iShow Speed, umwana muto cyane ufite imyaka 20 gusa y'amavuko, ufite izina n'ibikorwa biremereye cyane. Nyuma y'ibi kandi baje kumubaza igihe azamarira mu Rwanda, avuga yuko atagomba kuhareka kuko ngo azanagaruka, bitewe n'uko ngo yahaguze inzu, bitewe n'uko ngo yahakunze, bitewe n'uko aho yagiye hose ntawe igeze abona ngo hamushimisha nko mu Rwanda, mu bihugu bya Afurika. Witwa iShow Speed, kandi bamweretse uwo bita hari umutipe wamweretse yanditseho Munyakazi mu mutwe n'ahandi hose, yambaye n'umupira aha challenge aho bita iShow Speed ngo abashe kuba yabisoma, ko byari byanditse mu Kinyarwanda arabisoma Munyakazi. Arangije nuko ari mu modoka, nibwo yaje kuba abwira umudriver witwara ati byina indirimbo yitwa Pom Pom, yitwa Bruce Melody, ndetse ngo na Diamond bagiye bayivibinga bro. Ni imwe mu ndirimbo yishimiye, nyeka yuko nta n'indi ndirimbo yigeze abasha kumva usibye Pom Pom. Yarayishimiye Pom Pom, akajya nabivuga akabisubiramo kenshi. Ari no mu modoka nabonye n'aba bloggers n'abanyamakuru bo muri Tanzania babikozeho ibi bintu, kubera nyine Pom Pom iri hit muri Tanzania, East Africa in general, mu Rwanda n'ibindi bindi ko bahoze banayivibinga no kuri stade ku mukino wahuzaga
APR na Rayon. Ni ibintu byari bikomeye cyane bimeze neza. Rero bita Show Speed akaba yaragize ibihe byiza bidasanzwe, nibyo navuga mu bintu byagiye biranga uruzinduko rwe mu Rwanda, ndetse n'ibihe byiza agiye ahagirira ni byinshi. Rero tuzagenda tubigarukaho turi kubategurira. Ndi Hero Willis, reka nkubwire ni Astra.